Shalom shalom, habwa umugisha n'Imana uretse kugenda hanurira ubuzima bwawe. Uyu ni Prophet Emma uguhanurira mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi nkuzaniye ubuhanuzi bukubwira ngo Uwiteka agiye kongera kukubaka. Yeremiya 31 ku murongo wa 4 haravuze ngo Imana y'amahoro itugirire neza, haravuze ngo nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse wa mwari wa Isiraheli we, uzongera kugira amashakwe yawe kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Imana y'amahoro itugirire neza. Uwiteka Nyiringabo Imana, ijambo rye riravuze ngo agiye kongera kukubaka. Imana itugirire neza. Hari uburyo wasenyutsemo, hari ibyagusenye, hari ibyakunanije, hari ibyagukubise hasi, ariko Uwiteka Nyiringabo Imana arongeye yarakubatse mu izina rya Yesu. Yongeye kubaka ubuzima bwawe, yongeye kubaka business yawe, yongeye kubaka urugo rwawe rwari rwara